ndabifuriza kugira umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mwicaye imbere ya screen zanyu mukurikiye TVO. Ni ku munsi wo kuwa gatatu itariki ya 11 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2026. Dukomeza kubana umunsi kundi rero kuva kuwa mbere kugera ku munsi wo kuwa gatanu, aho muba mukurikira gahunda nyinshi zigiye zitandukanye hano. Ubwo rero twebwe tuje kugira ngo tubagezeho ikiganiro cya siporo, aho turi buze kugaruka kuri byinshi. Mbibutse ko kiba buri wa mbere kugera ku wa gatanu, ubwo ni iyo minsi irimo aho ngaho iminsi bakunze kwita imibyizi, guhera ku isaha y'isa 2 z'umugoroba kugera ku isaha y'isa 3. Ni byinshi rero bituzanye, amakuru yo ni menshi, aho turi buze kuganira hano mu Rwanda. Turaza kuganira ku mikino y'igikombe cy'amahoro. Ikipe ya Kiyovu Sport yaje gukomeza itsinze ikipe ya AS Muhanga ibitego 3-1, bisanga kimwe ku busa. Yari yatsindiye Muhanga bibyara ibitego 4-2. Kiyovu Sport ikomeza kuri round ikurikiyeho, mu gihe nanone witwa Robben Ngabo wari umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport, umwanya yarawufashe ndetse akaba yari na communication manager muri Rayon Sport. Ubwo iyo myanya yose uko ari ibiri ari muri Rayon Sport yayibayeho cyangwa se yayikozeho, yaje kuba sezera muri iyi equipe. Statement ye twayibonye ndetse n'ubutumwa yageneye abafana muri rusange turaza kuza kuba tubuganiraho. Ikipe ya Saint-Eloi Lupopo yamaze kuba igera hano i Kigali. Ni equipe ije gukina n'ikipe ya Al Hilal Omdurman n'umukino wa nyuma w'itsinda rya gatatu muri CAF Champions League. Ni mu gihe nanone turi buze kunyura muri basketball. Ikipe ya Patriote mu kanya imaze kwitwara neza cyane, itsinda ikipe ya Azomco na amanota agera kuri 166. Ikinyuranyo yari 38, na amanota atari make. Turaza kunyura gato ku mugabane wa Afrika. Yitwa Ange One Boni, uyu ni rutayizamu ikipe International do Milano ufite ibitego 6 muri mwaka w'imikino. Yahisemo gutera umugongo ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, avuga ko azakinira ikipe igihugu ya Cote d'Ivoire. Ku mugabane w'Uburayi birumvikana ko ni English Premier League, ni Copa del Rey ndetse na Copa Italia, ubwo na DFB Pokal n'andi makuru menshi agiye atandukanye turi buze kuganiraho. Abatoza bo bari kugenda birukanwa, ndavuga uwitwa Roberto De Zerbi waje gutandukana n'ikipe ya Olympique de Marseille, ndetse n'uwitwa Thomas Frank watandukanye n'ikipe ya Tottenham Hotspur, n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Ese nabahe basimbura batekerezwa baba batoza batandukanye n'aya ma equipe yaba ku ruhande rwa Olympique de Marseille ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur? Mauricio Pochettino arashirwa mu majwi yuko yakongera kwerekeza i Londres akajya gufata akazi k'ikipe ya Tottenham Hotspur, ndetse na Jose Mourinho bwaho ngaho mu makuru agiraho yerekeza abatoza. Nawe ikinyamakuru SPN cyamaze kuba kimwerekeza mu ikipe y'igihugu ya Portugal mu gihe igikombe cy'isi cyaba kirangiye. Ikipe y'igihugu ya Portugal itandukanye n'umutoza Roberto Martinez. Mu gihe batandukana ngo barabona uwitwa Jose Mourinho ari wafata kariya kazi. Ni mu gihe iyi nkuru nanone ihuzwa na Ruben Amorim, nawe ushobora kuba yakerekeza mu ikipe ya Benfica gusimbura nyine Jose Mourinho mu gihe izo transferi mbabwiye ruguru zaba zibaye gutyo. Ngenda yashakira Richard Ido, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Akira Benjamin. Ubundi muhikaze muri iki kiganiro. Ni karibu, mvuguwe neza? Ndumva nguwe neza nta kibazo. Yego, ndamahoro ndashima Imana. urumva wifuza iki muri iki kiganiro ngo bakikuzanire? Kacyayi kari mu kiganiro. Ushaje hakiri kare. Sumbaje icyo nifuza se. Ushaje kare. Nasi cyayi bakizana hano mu kiganiro. Ko mubajije icyo ushaka mu kiganiro. Ushaje hakiri kare pe. Kacyayi rwose. Urashaje. Babyita gusaza imburagihe. Wirihute. Ndamahoro cyane ndashima Imana. Yego. Nta kibazo na kimwe mfite. Umunsi wari umeze neza? Umunsi wanjye wiriwe neza. Ugenda ukwepana n'amakuru. Genda kwepana n'amakuru. Uyu munsi ahantu hose najyaga amakuru yahansangaga. Urumva wagira gutyo ndavuga uti kamfate nk'isaha imwe nduhuke, ukaruhuka ukajya gano ukabona amakuru agusanze aho ngaho. Tayari ngo Thomas Frank ngo arirukanwe. Arirukanwe kandi. Kandi ukaba byatangiye. Communication manager, ubwo ushinzwe ama communication muri Rayon Sport n'ibiki byose no gukora ku mbuga nkoranyambaga, nawe yandika ko avuyemo. Sibi nibiki. Ubwo ukaba wabyukiye kuri Dezeribi. Si bimeze biti. Ubwo yari umunsi w'amabaruwa.
n'umunsi wo gukwepana n'inkuru inkuru zari nyinshi zikwituraho kabisa. ariko nyine nanone twebwe nk'abanyamakuru iyo twabonye inkuru tuba twishimye. Aya nibyo birayirega. Nibyo birayi. Twebwe se ko ariho duhahira. Iyo twabonye ibyo tubwira abantu Ntabwo- bari sawa cyane uretse ko bitanabura. Oya. Amakuru aramutse yabuze kugeza ku rwego rw'uko n'amakuru aramutse yabuze byaba ari inkuru. Yego. Twazana byo Oya, tukabiganira. twebwe ubundi umuyobozi wacu w'abanyamakuru bigenga RMC. Madame Scovia ni ukunda kuvuga ngo twe niyo twabuze amakuru ati dufata ibuye tugatera mu gihuru biravugwa. Ni ugufata ibuye ugatera mu gihuru ukabata ndebe igiturumbukayo. Biravugwa. None iyo giturumbutseho kizana amakuru. Koze kandi ibyo ntabwo ari njye wabivuze. Nyine iyo mu gihuru mfite uwo nkotinze. nyine umuyobozi wacu Scovia, mama Scovia ntabwo ari njye ubivuze, Akira Benjamin Marwa Gasabo yavuze ko rwose afata ibuye agatera mu gihuru akareba igiturumbukayo. none nanjye ndavuga iyo mu gihuru hari yabuze ikivamo. Akira Benjamin ikivayo ni uguturumbuka. oya Akira nitandukanyije nawe. iyo kivuyeyo igihe cyose cyavayo Yego. kizana inkuru kikarema inkuru yaba inkuru yo kukunyomoza we Richard k'amakuru wavuze atariyo. Igihe uvuze ko amakuru yavuze atariyo uhita utanga umucyo. Noneho iyo utanze umucyo amakuru turayabona. Yego. ubu umunyamakuru ashobora kuvuga ati okay, amakuru uyu munsi ntayari. akaza bati mfite amakuru i Bugesera ari ikibazo cy'amazi. Bagahita bahamagara mu karere ashinzwe amazi bagahita banyomoza ayo makuru. Bamara kunyomoza ayo makuru bagahita bababwira aho amazi make ari, bakababwira aho amazi atagera, bakanababwira na gahunda bafite. uri kumva zahana amazi z'uburyo amazi agomba kuzahagera. Icyo gihe umunyamakuru yagize ate ababonye inkuru kujyana. Yego. nuko rero ibyo byose uragenda ukabikusanya ukabona ibyo ubwira abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange ndetse n'abandi bose badukurikira, kuko twe ntabwo twumvikanira mu Rwanda gusa, twumvikanira no mu isi. Ariko twe si uko tubihiyenze, twe tujya kuri tere tugashaka amakuru, ntabwo tujya tuvuga amakuru y'abamotari. Amakuru y'abamotari se urumva abamotari baba bagenda cyane bafite amakuru menshi. Byagorana ubwo aze kureba uko ibintu bita Jean Beni hari uburyo bihagaze hano iwacu cyane. Igihe ari cyo amakuru aba ahari, ariko haba hari n'amakuru meza cyane. Buriya Akira Benjamin amakuru meza ngufitiye kuri uyu mugoroba ari mu mubwiriza igice cya 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 10. Aravuga ngo aragira ati ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Amen. N'icyagambiriwe mu isi no mu ijuru gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Icyo umuntu akora yirushya, ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Abonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushywe nawo. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo y'Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Nzi yuko ari nta kiriho kibarutira kunezezwa no gukora neza igihe bakiriho cyose. Niba hari igitabo cya mbere ku isi kigoranye, igitabo cyitwa igitabo cy'imigani, ugiye gisoma? Yego, ndagisoma cyane. Uzagenda ugisoma nawe kandi gisoma, ndagisoma. Kiragoranye cyane, ndagisoma cyane. Gishobora kukubwira ibi, ku rundi ruhande ugasanga cyongeye kikubwira ibi bitandukanye n'ibyo cyakubwiye, kandi buri jambo rero rifite umumaro kuri wowe. Ubundi barakubwira ngo ni ibitabo by'ubwenge cyane, ni ibitabo by'ubwenge by'abahamya by'abanditsi. Yego, ibyo bitabo bwahazamo Zaburi, imigani, umubwiriza,
indirimbo za Imigani. Salomo indirimbo za Salomono yego ziragenda cyane hakazamo- buriya nazo ndetse nande undi ubundi ni bitanu ibitabo by'aba biba bitanu ubundi by'ubwenge bukabije ewana urumva nk'iki ikintu cyose kigira igihe cyacyo n'uyu munsi wari umunsi w'amakuru cyane tumanuka ahubwo wari umunsi w'amakuru reka twanzike tunyure gato mu gikombe cy'amahoro kuri uyu munsi bakinaga imikino yo kwishyura ubwo imikino ibanzayo ikaba yari yabaye mu cyumweru gishize urabyibuka cyane mu mikino rero yabaye ndagira ngo mubwire ko ikipe ya Marine yaje kuba itsinda ikipe ya Nyanza ibitego 5-0 ni mu gihe Gicumbi yaje kuba itsinda bari banganyije ubusa ku busa match ya mbere yego yego ubwo aggregate biba 5-2 ndi kuvuga kuri Gicumbi na la Jeunesse Marine bo kuko bari banganyije ubusa ku busa aggregate ni 5-0 Muhazi United iza gutsinda ikipe y'Intare igitego 1-0 biba 2-0 cyari yayiteye none match gisanga ikindi 1-0 ni mu gihe Motari Football Club yaje kuba itsindwa n'inkombo ibitego 3-1 ahubwo Ferwafa kwitatubwiye ngo byarangiye gute uko byarangiye no itubibona aggregate 3-3 ariko inkombo yakomeje kubera ko yatsindiye ibitego byinshi hanze nge nashaka kubihuza n'iby'Iburayi nibagiwe away goal se uhora bihuza Iburayi hano bahita batera penalty Iburayi ko babivuyemo ibyo bintu babivuyemo bisigaye muri kafu gusa ariko away goal ndazikunda byihorera oya ntago nzi away nizo zanjye ndabyibuka uburyo za Barca zajyaga zivamo none se hari ikipe ibitarakiniye iwayo cyo bintu ndabikunda cyane nyine hari ikipe ibitarakiniye iwayo nubwo ngo kumenya ngo urakinira gute iw'abandi ese wanyu ubwo uraza ukaza kubihuza byose oya none se hari ikipe ibitarakiniye iwayo nabonaga bigenda hari ikipe ibitarakiniye iwayo ni mu gikipe ya City Boys yaje kubitsinda Imanzi ibitego 2-0 bisanga 1-0 ari yayitsinze aggregate biza kuba ibitego 3-0 ntabwo ari iyo mikino yabaye gusa kubera ko no ku rundi ruhande nabwo hari indi mikino yabaye ikipe ya Unity yaje gutsinda ikipe ya Rutsiro igitego 1-0 Musanze itsinda ikipe ya UR ibitego 3-2 ubwo ariko kwa Unity na Rutsiro aggregate byari 3-1 ni mu gihe Musanze aggregate ni hamwe na UR ni ibitego 4-2 Sunrise inganya na Sina Gerard ubusa ku busa ariko nubundi bihita bibi ibitego 2-1 Sunrise ivamo kuko Sina Gerard yari yayitsinze ibitego 2-1 match banze ikipe ya Kiyovu yaje kwisasira ikipe ya Muhanga ikubita ibitego 3-1 aggregate ibitego 4-1 uko match ishize urabyibuka Muhanga ko cyari igitego 1-0 ikipe ya Kiyovu meze neza cyane muri iyi minsi rigenda ibona amazamu itsinda cyane ni mu gikipe ya Bugesera yaje kubitsinda Teleo Allows ni ibitego 5-1 bisanga ibindi bitego 3-1 ari yabitsinze ikipe se ni yahe Teleo Allows Teleo Allows yarya ni Teleos Arrows nkunda kuzitiranya aya makipe nkunda kuyitiranya Yunande hari ndi byenda kwitirana maze hari akinira ku Ruyenzi oya byenda kwitirana maze oya ahubwo nyine ubwo hari amakipe menshi mu cyiciro cya kabiri imwe kinira ku Ruyenzi ikipe nayo nzi pe Teleo Allows se yavuye mu cyiciro cya 3 ni mu gihe Tensere yaje kubinganya na Vizi ubusa ku busa aggregate biba 2-1 ubwo aya makipe yose nababwiye yakomeje azakina mu cyiciro gikurikiyeho sanga yandi y'ibikomereza ubwo hakomeje amakipe angahe muri rusange hakomeje amakipe 8 6 ni 10 cyane 12 kanze nkurebere 6 7 8 9 10 11 gute na amakipe 11 yakomeje ubwo asanga nde asanga araza gusanga ikipe ya APR asange Rayon Sport asange Police Gasogi United asange Gasogi asange AS Kigali AS do Kigali eshanu asange Gorira esheshatu Gorira haraburinda ikipe Mukura Victory Sport yego 7 yego ubwo zibaye 18 yego none ushobora gusanga hari n'izindi ahubwo ntari kwibuka 18 none urumva byashoboka kandi ari byo 18 se maze bigende bite ubwo nyine muri Ferwafa bafite uburyo bazabyaranja kuko none se singaya nyine 18 gute
none se rero Mm? none se ushaka gukuramo andi ma ekipe cyangwa wenda birashoboka ko ntabwo bigeze babishira ahagaragara, birashoboka ko wenda bareba se ama ekipe akomeje akonvisinga cyane akaba ariyo agira asanga ari ayandi. byanga bikunda izi kipe zigomba, njye nari nzi ko ahubwo amakipe y'icyiciro cya mbere atarakinnye cyangwa se ikinnye Erega mu cyiciro cya mbere nyinshi zarakinnye. Ndetse singiye Marine singiye Gicumbi singiye. Numvaga nyine izitarakinnye ari ntuzi. Ari ikipe 6. None si zo zindi tukubwiye ntuzibonyemo. None uko ama ekipe yose mu cyiciro cya mbere kugira tubyumvikaneho yose yari yandikishije. Reka turebe. Sibyo? Rutsiro imwe, Musanze 2. Sibyo? AS Muhanga na Kiyovu. Bugesera na Etincelle 6. Sibyo? Yego. Sizo ngizo si? Sizo ngizo. Marine 7. Nizo ngizo. Mu makipe 16. Enye. 5. Handi nabo. Gicumbi 8. Hagasigara 7. Mu cyiciro cya mbere se hagasigara 8. Hagasigara 8. Ariko byanga ariko nagomba gusiga 8 kuko amakipe yageze muri kimwe cya kane. Noneho kugira ubyumve nayo 8 agomba guhura 11 nizo zakomeje. None ubwo komeje amakipe 11. Amakipe akahita aba 19. Ntago ziri bukomeze zose. Hagomba kuba bagomba kureba iyakomeje izakomeje zifite bagomba gufata amakipe 16. Niyo ngo hari amakipe 3 ari buvemo. Ari amakipe 3 ari buvemo wenda tuvuge nk'urugero nka Muhazi yatsinze ariko aggregate. Muhazi uri kuvuga Muhazi icyiciro cya mbere uri kuvuga ni iyi. Oya ndi kuvuga muri aya ngaya yakomeje. Oya Muhazi icyiciro cya mbere ntago yava. Ntago nkubwiye mu cyiciro cya mbere. Nkubwiye muri aya yakomeje bashobora kureba uburyo zatsindanye. Hakaba nyine izifite ama aggregate y'ibitego bikeya akaba ariyo bahera bakuramo. Ko nk'urugero reba nk'inkombo 3 na Motari. Izo zose zigende. Nibyo nyine ndi kukubwira. Iyo nkombe igende. 3 na Motari. Hari nyine nk'ama ekipe yagiye akomeza ku buryo budakanganye cyane. Nk'aya ngaya rwose nka Sina Gerard 2-1 Sunrise. Etincelle 2-1 Vizi. Ahubwo Etincelle ishobora no kuvamo ahubwo. Reka ikipe mu cyiciro cya mbere siva mwite. None se yo mu cyiciro cya mbere ntabwo bareba ngo ikipe ngo nuko ari yo mu cyiciro cya mbere. Bareba mu kibuga. Ngo ikipe yatsinze ntago yavamo. Uzi ikintu kizabaho ahubwo bafata izo kipe zigakina. Ntabwo wabwira ikipe yakomeje ngo ivuyemo. Zose ikipe zazarishyira amafaranga yo gukina igikombe. Zose zigakina. Igikombe cy'amazi ikipe zazarishyura. Zose zigakina. Ndi kuvuga bashaka gufata nk'ikipe tuvuge si 11. Bakenemo zingahe? 8. Bakenemo ikipe 8. Yego. Bashaka gufata ikipe zatsinze ku rwego rwo hejuru. Bagafata ikipe 5. Ni nako bizagenda. Bagafata ikipe 5 zatsinze ku rwego rwo hejuru neza. Zikagenda zibona itike direct. Cyo cyaba ari igitego. Zikaba zibaye zingahe? Zikaba nyine 5. Zibaye 13. Nyine 5 habasigaye 3. Hakasigaye 3. 3 zikava muri za zinde 6 zatsinzwe nabi. Zitatsinze neza. Ize 6 zigakina umukino wa knockout. Ibyo ari byo byose Ferwafa iraza bagakina knockout, bamara gukina knockout ikipe 3 zitsinze akaba arizo zikomeza. Ferwafa nabo nirago wabwira ikipe ngo yatsinze nabi ngo nivemo. Ntago ibyo bintu bibonye muri Sekafa gusa. U Rwanda rwitwara neza rugatsinda neza bakatubwira ngo ntago muri Sekafa cyangwa ni muri cyane. Muri Sekafa yinuza yacu. Neza twa turi gukina Sekafa. Ryari? Ntago ari Sekafa tournaments. Ni ryari? Hari Sekafa tournaments ariko na Sekafa y'akarere duherereyemo. Nyine ni ryari? Duherereye mu karere ka Sekafa. Akira ikibazo ndi kukubaza. Hari ikibazo nari kukubaza. Ni ryari? Muri turi gushaka itike ya CHAN. Yego. Twaratsinze tuvamo. Ikibazo atari kafu. Nyine nibyo navuze nanjye. Naho biri. Oya nabibonye muri Sekafa nyine. Nyine naho bivuze guhurira na Sekafa ko Sekafa nta mwanzo ari kubifata. Ikibazo ni kafu. Sekafa niyo yabi. Irushanwa ntago ari irya Sekafa ni irya kafu. Kafu na Sekafa bose. Akira bwo. Oya bose babikobora. Umuyobozi mushya.
Sekafa yatoye umuyobozi mushya akabira bintu noze ugira ngo byari biri kubara mu minsi yashize ubu nka Senior Challenge Cup uheruka kuyibona ryari nyine biriya bintu kugira bijye ku murongo cyetse babaye nk'u Rwanda ngo rubibure Senior Challenge Cup yaragendaga cyane uzi Senior Challenge Cup Senior ya Challenge Cup yaragendaga zabina Cote d'Ivoire izamo 2010 urayibuka 2011 ra Sama. 2010 Sama uzi ko Amavubi Sama yatsinze Sekafa. Cote d'Ivoire icyo gihe Yes, yabadi yes. Diez okora ibitego 2-1 harimo igitego cya Dadi Birori cyababaga bagenda cyane Sekafa yaragendaga uribuka finale apana Sekafa zungu uwitwa Karekezi Olivier na Kagere Medi bataka bagakira n'Ubugande bakanganya 2-2 bagatera penalty cyane bakadutsinda kuri nati kuri penalty abagande na mbere yabo bari badutsinze kuri penalty nabwo ku bwa Haruna niyo nzi penalty yanyuma sinze iyo yatewe na kapitene w'Ubugande yitwa Andrew Musigwa Andrew umudefanseur Musigwa. amwibuka Cyane Musigwa igitego gitakijyamo Haruna yateye penalty birangira bagiye kuyisubiramo kuri video VAR itabaho Yego. babanje kuyanga cyane basubiramo video baragati penalty wayanga bikagenda hahozeho imikino ubwo rero ubwo buyobozi batoye ubwo nako kaba ari akanyuzemo cyane bareba uburyo bazongera kwaranja tukareba Senior Challenge Cup kumbe narayikumbuye kubona dukina oya na Sekafa ya Kagame Cup nayo ubwayo ntabwo igifite imbaraga Sekafa Kagame Cup iraba ariko ubona ko akira mbere Sekafa Kagame Cup itarimo Simba itarimo Yanga itarimo Rayon Sport itarimo APR itarimo Saint George yabaga agenda cyane urukumva wenda ushaka gusanga muri Ethiopia sigeze hari izikomeye wenda ubu hari izindi kuko ni nkuko bavuga ngo hatrako itarimo ngene kuvuga amakipe y'ubukombe itarimo ikipe yitwa Nuza iyo muri Kenya Gor Mahia itarimo za KCC na za itarimo ikipe ya KCCA kwanza ubundi muri Nuza niyo isanzwe ibamo izo abundi hari amakipe ya Uganda Revenue zabaga zikomeye cyane na za Uganda Revenue Authority ubundi hari amakipe yagakwiye kuba muri Kagame kutavuga Elimeleke twarindwaga mubi Elimeleke muri Sekafa ari itarakomera yari ntabwo yari komeza 2010 ni imvubuka buriya oya ntabwo ari imvubuka ahubwo yari yarasubiye inyuma ndi kuvuga yari imeze nk'uku Meleke yari imeze ahubwo nk'uku Kiyovu imeze nk'uku Meleke imeze oya yari imeze nk'uku rero bizigereranye n'izi zano mu Rwanda we kijyanye ibintu byabo n'ibyacu tujye tubigumishayo ubwo nuko nguko akira nyemera rero twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport gatoya communication manager mu myaka 3 ishize ariko wakongeraho n'indi myaka yagiye akora aka kazi ari muri uyu mwanya mu ikipe ya Rayon Sport ubwo 2018 2020 2023 wabiteranya we akabara ko ari imyaka 6 yari amaze muri uyu mwanya yaje kuba yegura kuri izi nshinga navuga ati we've mixed emotions I say go abantu bari kubibona imbere yabo ati rwose n'amarangamutima menshi ati nsezeye ikipe ati rwose nejejwe uburyo nayikoreye mu myaka 6 2018 2023 nka communication manager ati rwari urugendo rutangaje cyane ati gukorana n'abantu biteguye cyangwa se abakozi bakunda cyane umurimo muri iki gihe kingana nk'uku nguku ati byari ibintu bidasanzwe ati twubatse ibintu bidasanzwe nk'urugero twubatse digital platforms z'iyi ekipe zigera ku zirenga 440 aba followers yaba kuri X, Instagram, YouTube ndetse ibi ni ibintu rwose ngenda buri gihe nzajya mpora nishimira buri gihe angeje aravuga ati muri ibi bihe bitambutse cyangwa se ibi bihe turimo ati ni ibihe biri challenging cyangwa se bisa naho bigoranye ukuntu ati kuko nyine yararimo muri ati management ya equipe ubona ko yahisemo gucina inzira yagasobetsemo atariko nubaha cyane imyanzuro yabo ndetse n'ibyemezo byabo ati ngiye rwose mfite ibyo nishimira ndetse mfite n'ibyo nzibukiraho cyangwa se ma memories rwibutso rwiza ikipe ya Rayon Sport ati nifuriza ikipe ya Rayon Sport nta kindi nyifuriza usibye kugera ku byo yifuza kugera ku ntego yifuza mu minsi iri imbere ati ikindi kandi ngewe ngiye kurwana cyane ngiye gutumbera akazi kanjye k'itangazamakuru ku kinyamakuru cya Radiant TV 10 ati tubonane vuba
only good vibes cyane bamwita rwose Robs Ngabo statement yavugishije abantu benshi kwanza se ni message kuko ni farewell message tugikundiro by'umwihariko nyine nabagize Rayon Sport bose yavugishije benshi cyane Ngabo y'icyondo yego yavugishije benshi icyo rero nshaka ndagira ngo nawe uvuge kandi n'undi navuze Ngabo ugira icyo bivugaho Ngabo y'icyondo Robin yego ni umukozi wa Rayon Sport wasezeye akazi nkuko nawe abitangaza yatandukanye n'ikipe ariko nanone nubwo ari we wemeye gutandukana na ekipe ariko muri rusange ikipe niyo yamupushinze kugira ngo batandukane buriya ntiyemejwe yemejwe gutandukana n'ikipe yemejwe kwegura ku nshingano ze ku mpamvu ze bwite ariko ibintu bibi Nyarugenge byibuka ukuntu twajyaga tweguza abantu nako twajyaga tuvuga ngo abantu beguye yego umuntu cyane cyane mu buyobozi umuntu yajyaga kumva ngo neguye ku mpamvu zanjye bwite wowe seki nanjye neguye ku mpamvu zanjye bwite nawe seki nanjye neguye ku mpamvu zanjye impamvu ze zirasobanutse agiye gufokasinga ku kazi ke nyine hari igihe wegura atari impamvu zawe bwite yego ahubwo wegujwe ari impamvu z'abandi bwite ukegura ku mpamvu z'abandi ku mpamvu za boss bwite cyane ubwo rero na Ruben nawe yeguye ku kazi ka Rayon Sport nka communication manager ku mpamvu ze yegujwe ku mpamvu ze bwite ndetse n'iz'abandi yegujwe ku mpamvu ze bwite so ubwo rero ikintu navuga icya mbere ni uko ni umukozi wa Rayon Sport ni umukozi bisanzwe kuba umukozi yareka akazi ibintu bisanzwe ntabwo ari igikuba cyacitse sibyo ahubwo icyo navugaje ni uko RGB yakwegera Rayon Sport bakareba cyane cyane ikintu cyitwa kutazagaruramo umuntu n'umwe mu bantu bayobora Rayon Sport b'uyu munsi mu mategeko bari gukorera Rayon mu kazi bari guhera aho hantu uri kujya ndi kuhumva ariko mbabara tuze kuhajya mu kanya gatoya sibyo Robin Ngabo areguye oya ariko reka ibi bintu tugomba kubiganira ko birahari birahari ntabwo ari njye wabizanye kandi ni inkuru yeguye ko nubwo ari umunyamakuru mugenzi wacu ariko yarafite indi role ya communication manager ntabwo turi kumuvuga nk'umunyamakuru turi kumuvuga nk'umukozi wa Rayon Sport abantu bumva icyo kintu bivuze ko amahama ahangaha arabitwemerera ntabwo twigeze turenga imbago nta nubwo twigeze dutanga ni nkuko na Eric nawe yeguye twamuvuga cyane ni nkuko bagurishije Sudianye twabivuga kuko nawe ni property ya Rayon Sport kimwe nuko yewe Tadeo yagiye tukabivuga na makuru ikintu gihari ngo yarasigaye agaragara gake ku kazi ngo ubundi ngo bashizeho itegeko ko agomba kuba umukozi wa Rayon Sport agomba gukora nyine amasaha y'akazi yose akaba ahari noneho ngo kubihuza biza kugorana ariko akira wajya behind the scene nk'ibyo wari uri kuvuga ugasanga ngo hari n'ibindi bikomoka ngo hirya cyane bitandukanye n'ibyo kuvuga ngo umuntu ngo araza kwirirwa hanga ngo hari uburyo ngo yasavinze ngo uruhande rumwe ngo urundi ngo bikagira gute ngo umwe ngo agifite ubuyobozi ngo akagira ngo uburyo ngo amuvugira ngo ubundi ngo ntamuvugire urumva akira so birangira nyine bigenza uku nguku ari naho uri kubihuza na RGB icya mbere yego ibibazo bya Rayon Sport byatewe na RGB ndetse byatewe nayo ubwo se niko ubibona cyangwa niko biri nyine uretse niko biri ariko atari yo nyirabayazana ntabwo RGB ari nyirabayazana wo guteza ibibazo muri Rayon nyumve neza ahubwo icyo kibazo kiri uyu munsi cyatewe na RGB kubera ko Rayon Sport yagize ibibazo nk'umuryango bisaba ko uwo muryango udaharanira inyungu niko biyita ufite ikigo cya leta kidushinzwe twese gishinzwe iyo miryango idaharanira inyungu ariko nanone ubwo hazamo ama ONG cyane non government organizations hakazamo insengero zose yego so ikaba ari ikigo rero gishinzwe ikintu bita imiki imiyoborere yego
turi kugendana noneho Rayon Sport mu bibazo byayo by'imiyoborere yari imaranye igihe ni ibintu ni inkondo yatangiye 2021 2019 RGB iza gutabara nk'uko n'ubundi igomba kuza gutabaraho rukomeye mu gihe umunyarwanda yayitabaje baraza bashyira ibintu ku murongo bashyiraho Jean Fidel araza ayobora ikipe neza turi kumva turi kugendana Hakira uye nkuzana muri 2023 koko wari kuvuga ngo ayobora ikipe neza yayobora ikipe neza buriya rero buretse igihe gitambutse buretse gato yasinye nivuguruza yayoboye ikipe neza ikipe yitwa Rayon Sport ibura balance yo kuyoborwa neza na result kandi result nizo umuturage asaba niyo mpamvu bahindukiraga bati nibyo koko wa mugabo witwa Jean Fidel nakundaga kuvuga waradufashije Rayon Sport waciyemo akavuyo ntabwo ari ikipe wenda icuruza ibisheke cyangwa ihinga inyanya ntabwo ari koperative yego y'ubuhinzi ngo ni ikipe y'umupira w'amaguru kandi the main product nkuko dutangiye tuvuga ngo twebwe tujya kurangura amakuru yego ngo ubundi amakuru twe niyo produit dutanga niyo dutanga nango ikipe y'umupira w'amaguru product itanga ni ibara 11 mu kibuga intsinzi rwose no kunetinga mwiza iyo balance irabura yo gushaka intsinzi urukumva no kugira gute no gushyira ibintu ku murongo ngo ibintu bigende neza ibintu bijya ku murongo ndetse binagenda neza ikipe iyoborwa neza ndagarutse kuri rya jambo natangiye mvuga ariko ekipe ibura produit fini ariyo yitwa result kandi arizo abanyarwanda barakeneye icyo gihe Jean Fidel biramuremerera winjiye ni heza cyane ndagira ngo nongeremo n'aka kantu nse nukakubaza aho kuko urabizi ko intsinzi yubaka igihe kinini akira ntabwo intsinzi yubaka umwaka umwe n'ikimenyimenyi turi kubibona muri iyi myaka akira biragoye biterwa ari intsinzi yubaka igihe kirekire hari intsinzi yubaka igihe gito intsinzi urebye aho Rayon Sport yari iri ntabwo ari kubaka intsinzi y'umwaka umwe ngo bikunde byari bigoye intsinzi y'umwaka umwe byari gushoboka kuko niyo bishoboka nabo bahanganaga niyo bishoboka ni kwa kundi bishoboka ugahita uguduka ugatumera nka Kiyovu ndakwibutsa ko APR yirukanye ya 16 ikagura abandi 10 ikagura 18 kazi gatwara igikombe 18 rero reba batanu mu babanzamo yabaguze yabaguze muri ya kipe yari imaze gutwara igikombe cya shampiyona kandi buri ufite abakinyi batanu mu kibuga bamenyeranye ikipe burya iraturuna akenshi iraturuna ubushize ko yakinishije 6 bashya byari bimeze yakinishije 6 bashya ariko nabo batanu urabizi neza ko bari bamenyeranye hari harimo Sinipolo Jesus yabanzagamo ryari Kitoga yarasanzwe abanzamo oya nyine aho bita bipfira nukure icyo gihe APR yaragira aterera avuga iti hari umuntu witwa Manzi nanjira bazana hari umuntu witwa Jabir iramuzana urumva ikeneye kubaka igihe kirekire ariko ikintu gihari urebe Akira Benjamin uyu muyobozi yaje muri Rayon Sport asanga ifite amadeni angana iki ese yari kubakira kuki ari we wenyine ufite ekipe muri covid ntabwo ariko imyaka yayoboye muri covid iya mbere yari muri covid asanze ikipe iri mu ideni asanze ikipe iri mu ideni umwaka umwe bari kumwihanganira ikindi Akira nujya muri economy urasanga ibigo hafi ya byose byaragiye bihomba muri covid hari ikintu cyagabanyutse none bakuragije ikipe ikintu kirahanga Akira umure yabareyo nka 70% uraza no kubona benshi bavuga bati Jean Fidel wacu abenshi baraza kumugaruka nwango ikintu ndiko kubwira yego ntugendere ku kintu cy'abareyo bashonje cyangwa se bafite ibibazo ngo uhita ucyanariza nk'uko koko bamukumbuye koko bamukeneye nk'aho ari we koko bakeneye uzisakira abareyo ayo ni amarangamutima ari kubavugisha abibutsa ko nibura Rayon Sport yari ituje ifite ikibazo cyo mu kibuga ariko idafite ikibazo kibi ngibi turi kuvuga uyu munsi ngabo kuba yavuye muri Rayon si ikibazo ntago ari ikibazo cyo ubwo nyine waruhereye ntago ari ikibazo cyo mu kibuga abo bafana rero bo nibakumbura ibyo baraza kwirengagiza uburyo birirwaga baririmba bavuga ko uyu mugabo nta gikombe yaduha
nawe nubashyikira abo wirengagije cya kintu twavuze ko produit fini ya equipe none se ari Akira intsinzi. uzi se hari igihe wicara ukareba ukavuga uti byibuze aho ibintu byerekezaga twabonaga agacu kuko ikipe ya Rayon Sport iheruka kuba ikomeye muri iyi myaka nk'itatu ibiri niyo umuntu witwa Jean Fidel yasize umutoza witwa Robertinho oya ubyibuke niwe waguze Foronganye yazanye imari nyingi na yose dyanyu bwo yari afite bamuhire Kevin yego ya kipe yayoboye barishare n'umuntu witwa Jean Fidel wayisize aya pana rishare yigo niwe wamuzanye muri covid nanjye ngo muri sorry covid jiti niwe wamuzanye cyagiye mu muhuro uriya kipe y'umwaka ushize yose yari ya Jean Fidel nta n'ikintu bize wongeramo no mu kwa mbere yego kandi ubona ko yari yaragerageje kuzana abakinnyi bahangana ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport nubwo wenda guhangana kwabo hagomba kuzamo n'ukuboko kw'abagabo bazi gushaka intsinzi yo mu Rwanda ko baje se barayibonye bayikuye baribwe igikombe bari kuba bagitwaye baribwe ajya byihorere igikombe baba baragitwaye batakaza kwa Marine kuki ibintu byose bibariri Bugesera kuki bagiye gutakaza se kwa Marine nta manota batakaje kwa Marine ariko Bugesera nibwo bari abambere uzi ko byagiye kugera Bugesera hari minota rimwe APR yaraturutse inyuma manota ndumva ari ni nk'atanu igende yakuramo yapanguriye none se yapanguriye badahari nyine ibyo ni ikibazo baribwe bibiri Bugesera igihe hari cyo baraje yego batanga nk'akantu k'agasukari nko mu mezi wenda nk'arindwi umunani ariko ikipe igenda isubira inyuma kugeraho grafu yamanutse iramanuka aba nibwo batangiye kuvuga bati uzi ko ku bwa Jean Fidel grafu yazamukaga bo bakayifata yarazamutse ahubwo ikagenda imanuka bakagenda bamanura grafu nibyo ndi kukubwira ngo abareba baravuga bati aho twari tugeze twabonaga agacu tutangiye kugabona ntago Rayon Sport ariho yifuza dukati korosi isubira inyuma ntago bifuza gusubira hari ariko aho kwa Jean Fidel ubu se aho bari niho bari okay ubu bari inyuma yo kwa Jean Fidel yego bajya kwa Fidel ariko Rayon Sport ntago apera yitwara ibikombe imyaka 5 Rayon Sport ihari bari abagabo bari ntago byakunda ahubwo iki ariko ibyo byari byakera ko bari kubatwara se ahubwo ni 10 no so bayisize bari ku mwanya wa kangahe ibyo byakera bakiri Akira inkovu z'imiringa hari ibintu byararangiye Akira so ubwo rero ngenda ku cyo wari uri kuvuga yego Rayon Sport ibyo bihe byose birarangira hazamwe ibihe by'aba bagabo RGB ari umvugira ko yabigize ibibazo biri muri Sport byatewe nande RGB nubwo yaje ije gushaka igisubizo byatewe na Rayon Sport nge niko mbibona byatewe na Rayon ibyo birarangira ndetse RGB irazibona igisubizo cyayo ariko irangije nyuma irongera isubira muri guteza ibibazo uyu munsi gute gufata ikipe ukayisubiza abo bareyo n'ubundi ntago bari barayibatse ko ntibize babuza kuza kuyishyigikira ahubwo baragiye baravuga ati ikipe barayitwatse reka twigende RGB ifata gahunda ya bati none aba bantu reka tuzi ikipe yawe n'undi jaje kuyishyira ku murongo byose babonye buri iburwa banakanzwemo reka tuyibahe none barajya ku murongo umwaka wa mbere byanagenze neza for me ariko cya kibazo nyine cyuko umupira wabasize bitangira kugaragara ko kandi icyo bitumvikaniraho ni iki ni ikibazo cy'amafaranga ikibazo cya ninde uyoboye hano ikibazo cya ese ibibazo ndi kuvuga uri kubyumva ikibazo cya mbere cy'amafaranga era ku cyane ninde uyoboye ubundi icya kabiri uyoboye hano ninde oya icya mbere bara kuko uwo ngo wayoboye nibo bamwishyiriyeho witwa Tadeyo azayobora ikipe ibintu byose bigenda neza tugeze muri Mercato rero ibintu byose byagize bite ariko nawe akaza Mercato impamvu mvuze ngo ikibazo cya mbere cyari amafaranga Akira Mercato uretse tugendane ndibuka bamara gutakariza Bugesera umuntu witwa Tadeyo yagiranye ikiganiro na bagenzi bacu bo kuri RBA byari kuwa gatandatu yego bamubaza buryo yakiriye iriya nsinzwe Bugesera ibiki byo yakarumye byose nyine bigarukaho byose ariko mu kibazo bamubajije n'umubano uri hagati ye n'abandi bayobozi ba Rayon Sport cyane ko ari umaze iminsi utavugwa neza icyo gihe byo
yarabihakanye ariko abihakana muri bwa buryo bwo kuvugira institution atari uko ikibazo kidahari, bivuze ko ni ibintu byatangiye sezisa n'ijya kurangira kuko ibiki rero ibintu byo kutumvikana mu bijyanye n'ikirere, kutumvikana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nk'urugero ntabwo bize banga kumvikana mu byo mu kibuga, nk'urugero akira ibintu byose bari gupfa byari ikibazo cy'amafaranga. Buri wese akaba afite abantu be. Umuntu witwa Robertinho we n'ubu ngubu Tade yakubwira ko atazi uko yirukanywe, bamumwirukanye nako baramumwirukaniye, nta nubwo ari kumumwirukanishije, baramumwirukaniye aragenda. Nose urumva icyo gihe ibintu bitari byaratangiye kudo. None se Robertinho ntiyagiye habura nk'imikino nk'irindwi? Ntabwo nigeze mbyanga. Bivuze ko misunderstanding yatangiye mbere. Nyine itangizwa n'iki rero? Kuko uri kwibagiza. Nese ikibazo cyatangiriye ku kibazo cy'imishinga ya Rayon Sport ibyara inyungu, amafaranga. Uburyo bashakaga kubikoramo nibyo bintu Tadeyo yiwe atashakaga. Bo bashakaga ko Rayon Sport bo basa nkaho bayitwaye. Noneho nshobora kuba ntangiye kubyumva muri uyu mujyo. Akirange nawe dushobora kubona nk'ikiromba ahantu. Yego. Ewana nitwumvikane bati nje ndashaka ko kigenda uko nguko, nje ndashaka kukigurisha wende company runaka nuko ufite yawe. Ariko nanone tukaba twashwana mu gihe tutekereza ko dushobora kubona ikiromba ahantu ariko tutarakibona. Yego. Nubwo bashwanye batarabona amafaranga. Kandi ari byo byabashwanishije. Aho ngo ndakumvira. Batangira gushwana ku kibazo cy'umushinga, urabyibuka w'inyenyeri n'ibindi. Ibyo bintu barabijera. Yego. Bamaze kubijera binjirira muri Mercato. Barwanye ko wenda bitajya mu itangazamakuru, dushaka tuvuge gutyo. Binjiye muri Mercato hazamwe ikibazo hazamwe ibice bibiri deja. Hari ikibazo cyuko hari ibyo Tadeo tari kumva by'imishinga tutari twasobanura neza, icyo ni kimwe. Ariko nanone nge Tadeo mfite abantu bagomba kuzana abakinnyi muri Rayon Sport, ko tugomba gukora Rayon Sport nshya. Nanjye Prosper ndetse n'abandi dushinzwe bya tekinike natwe dufite abagomba kuzana abakinnyi. Aho ngaho ni ifundo ry'ikibazo n'undi yase rikomerera. Kubera iki? Harimo ikibazo cy'uko buri mukinnyi wese nzanye ubwo wenda mufite mu inyungu zanjye imwe cyangwa indi ntazige. Harimo ikibazo cy'uko umukinnyi we Tadeo uri buzane ngewe wenda runaka ntari buyemere, ntari bumwemere kuko mbona wenda kadakomeye cyane. Ibyo bibazo biraza biteza ibyo bibazo byose tunihuta iyo ngingo tuyiveho, sibyo? Bisiga Tadeo bamwirukanishije. Mu kumwirukanisha ahantu RGB yakoreye ikosa, ifata aba bantu bari bahanganye na Tadeo ibahereza ikipe. We nabo bari bayoboranye ibakuraho. Nuvuga ngo yari ishyigikiye ko Tadeo ubwo nyine yari kuyobora nabi, reka dushyira abangaba bashaka kugukuraho ari bo baza. Muri ibyo bibazo bamaze kuhagera aho ngaho ndi kuhumva ongeramo n'aka kantu. Muri ibyo bintu byose byabaga Ruben Ngabo nka communication manager ushinzwe kuvugira ekipe mu gihe bibaye ngombwa. Ruben Ngabo yagombaga gusapotinga uruhande ruyoboye ekipe bikunda. Uko Akira Benjamin ntabwo wenda muri ya kipe runaka urumva haba harimo undi muntu uri kuza guteza ibibazo wenda nawe afitemo imigabane ariko atari uri ku ntebe. Ngewe ari njye ushinzwe ubuvugizi ngo mvugire umuntu utayoboye, ntabwo nuvuga ngo ntabwo bari mu ishusho ya institution, ntabwo ari ugomba kujya ku ruhande, ugomba kujya ku ruhande rw'uyoboye institution ugomba kuyoboka. Icyo gihe Ngabo yakoze nabi, nta kosa namwe yari afite. Komeza ubwo nari nshizemo ako kantu mu byo ari kuvuga. Iryo hangana rero bisa nkaho RGB bivuze ngo aba baratsinze, aba baratsinzwe, ariko siko yo yabitekerezaga. Yashyizeho umuntu n'undi yigeze gushyiraho abati mwe we none genda ubudufashije, ariko ntiyari yakurikiranye ngo amenye ko uwo bita Murenza Budara nawe ari umwe mu barwanyaga Tadeo. Ariko Budara afite experience, nyine afite experience yayoboye icyo mvuga Rwanda Volunteers in Community Policy. RGB yari yamaze kubona akarere ka Nyanza, RGB yayoboye Ferwacy. RGB yari yamaze kubona ko harimo ibice bibiri. Yenje ikosa bakoze aho kugira ngo bafate cyagiye nkuko bafashe RGB, nkuko bafashe Nuza Rayon Sport bakayereza umuntu Rayon Sport utari ku ruhande rw'umurero n'umwe. Urabyibuka ku bwa Jean Fideli baranje barifata igihande kimwe, icyo gihande kiraserebura
ari naho ibibazo byose biri uyu munsi. Urwo ruhande rwa Cerebral rwumva ko rutsinze urwo ruhande rw'undi rwari rufite Rayon Sport, ari naho ipfuno ry'ikibazo riri uyu munsi. Buri muntu wese washyigikiye, wazanwe, wasinyishijwe, ubwo ndavuga abakinnyi abakozi bose bare baje basangwa mwaho ngaho, umunsi nkubwira ntago babayeho neza muri Rayon Sport, kubera ko harimo icyo kibazo cy'urwikekwe. Hari abandi bagiye bavumbura ijambo, bivumburiye kwanza ijambo nge ntanemera ko iryo jambo ryihoreye, nemera yuko ryagakwiye kuba rikoreshwa, ntirinanyura hari ijambo ry'igihugu, ntirinyura ni ijambo ubwe igihugu twe dukoresha, abandi bagenda barizana mu bintu byabo ryihorere bidafite indangagaciro. ibyo byihorere n'ibyo bintu byabo nabyo byihorere cyane rwose, nta nubwo mbijyamo rwose. So icyo gihe rero bihita bizana ikibazo ko abantu bagiye gukora n'iki, urwikekwe, ariko aribwo buzima ngabo yarabayemo, ubwo rwikekwe icyo yavuze kuri radiyo yakorera ubwo kiraba ikibazo, urikumva inama atanze muri Rayon ziraba ikibazo, ari naho hajemo ibyo bintu byose. Uribuka umuvugizi w'ikipe nka Rayon Sport, umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport yaje ku itangazamakuru aravuga ngo Rayon Sport nta bakinnyi ifite abakinnyi baciriritse, ifite abakinnyi baciriritse, ngo nta bakinnyi ifite abakinnyi 28 baje babasanga bari ku mwanya wa gatatu. Barangije bo babageza ku mwanya wa kangahe, wa 9, ageza kure hashoboka. Uyu munsi baragiye bafatanyije n'abandi bagenzi bumva yuko bari guha, ariko ngo bashyire hamwe bubake ekipe, ahubwo bubaka ekipe nk'abahangana. Ubwo dufite ikipe y'abaswa, reka tujye kugura umuba w'abakinnyi. Bamaze kugura abakinnyi barenga 8. Ababanzamo muri Rayon Sport ni bangahe? Babanzamo Sesi Chimanga. Muri Rayon bavuze yuko ni Olivier na Chimanga. Ni Olivier Kwizera na Chimanga, ni Dao na Pizarro. Abakinnyi 4, kandi ubwo Pizarro akabanzamo Richard adahari. Oya ni nashaka ubare kahari. Abakinnyi 4 mu bakinnyi bangahe kugura umukinnyi w'umunyamahanga. Abakinnyi 4 mu bakinnyi 8 waguze. Wenda reka turebe, wenda wasanga n'uyu muhungu azakomeza agakira. Uyu muhungu mushya wo kuri 2 ukina kuri 2, Obed najyamo bakicaza Kabange, azabaye wa 5. N'undi style babakinnyi witse ko baciriritse, ukinisha benshi kurusha bo waguze. Urumva icyo kibazo rero guhangana nicyo kiri kugenda. Nkibaza Rayon Sport abantu RGB yayihaye bagiye kwikorera ubuzima bw'ejo hazaza, bagiye kwishyiraho amategeko, bagiye kwishyiraho ibyo bintu. RGB iri kubirebera kumenya amakuru y'ubwo buzima babayemo muri Rayon Sport. Uyu munsi Stadio yaragiye, nta nubwo Stadio ari umuntu wavuga ngo ni umuntu ngo ujya ngo gukurikirana ibintu bya Rayon Sport. Ashobora kubikurikirana yumva yatsinze oke byabaye sava, baracyamuzana yuko ngo ari umuntu ngo washyizeho ngo groupe runaka ngo irwanya ngo Rayon, baramubeshyera. Ntabwo rwose akazi kabarimo ari umuntu waza kuza muri Rayon, ariko tubyiyorera usanga nyine nibyo naho ngaho nabo bangabo bagendeye, ndetse n'abandi benshi twigendere. N'uwari ushinzwe security nawe bamuhagaritse. Centre wa Rupopo yamaze kugera i Kigali cyane ku munsi wo kwa gatandatu, bwiraza kuba ikina n'ikipe kwa gatanu, ni kuwa 5 buretse gatoya 14th February 14 ni kuwa gatandatu. Umunsi turi kuwa gatatu, turi kuri 11 ni kuwa gatandatu. Hano ni kuwa gatandatu rwose. Turayitera abantu baze ku mahoro, ikipe y'Abanyarwanda n'Abanyesudani. Wengeye niko nayise ikipe y'Abanyarwanda n'Abanyesudani bifatanyije rwose. Dufite ikipe mu matsinda, nose nkubeshye. Erega buri umuntu agomba kwishimira ibyo afite akira. Burya ngo iyo utishimiye bicyo ufite bikwima umwanya, uranga ngo ushobora kuba utishimye mu buzima cyane rwose. Uri urwanira byinshi udafite. Riso njye dafite n'abakunzi benshi b'Abanyarwanda. Kandi nanjye gikunda. Nanjye ndayikunda. Genda nayifana. Ndayikunda rwose. Yambara neza. Oya ibyo kwambara neza byo ntabyo nzi. Ahubwo ikina neza cyo nicyo nzi. Yambara neza, ikina neza. Urase muri Amerika niyo yambara neza. Zose zambara neza. Zambara neza buriya. Yambara nabi pe. Uriya mutuku n'inuza. Buriya biterwa n'ureba n'ibyo umuntu akunda. Kangwe nk'urugero. Nk'abafana ba Man U bumva yambara neza. United yambara neza, ariko Arsenal bumva yambara neza. Arsenal yambara neza. Buri Arsenal ngene niyo kipe mbona yambara neza. Arsenal yambara neza. Oya Arsenal yambara neza kurusha Man U cyane. N'aba Man City bumva yambara neza.
Man City yambara neza, Chelsea nawe bakumva yambara neza, Chelsea yambara neza, Tottenham bumva yambara neza cyane, Emerek nayo yambara neza. Oya wiyibeshya rwose, Burana Real yambara neza cyane, na Barca yambara neza. Oya Barca yambara neza, oya inose nkubeshye nuko bayanyesha. Ariko ngaho mbwira muri amakipe yose waruvuze, ikipe yambara, ikipe Barca irusha kwambara neza, ikipe Barca irusha kwambara buriya bururu n'umutuku ni Man City. Oya ryabara ry'ikirere barisa neza. Reka twigendera kira muri basket rero, ikipe ya Patriot yakinaga nazo uko nta manota ijana, ashyiraho Barcelona ariko kuja Beni kwera ko Beni arenderanya ya kipe yambara na Beni abyegereza umutima cyane. Ishari ya kipe ubona itambara nka gasogi, wabeshya gasogi Ken singo yambara neza, keretse wenda nimba ahubwo avuga ngo nuko ari Barca mu mutwe tukahita twumva yuko ari ukuntu wenda umuntu abihuza nuko ikina ukahita wenda wabona yambara neza. Woza unawe uzafate umwe, uzambara ubururu n'umutuku ujye mu muhanda. Oya ubururu n'umutuku ntago bigenda, ntago nabibona byaba bigenda. Ni mu gihe rero ikipe ya Patriot mu kanya imaze gutsinda zo mu kamanota 166 wowe muri basket cyane. Mungu Iberi saje kwizera yagendaga cyane. Ya Patriot wambwiraga ngo yaragiye se ko mbona iri kuza ahubwo. Ugera se Fazer turizapfa gutsinda Azomko Fazer bikina gutya bitarabona abanyamerika baye. Bitarazana abanyamahanga. Ikindi wenda wambwira nuko ikipe ya RSSB ubwo ni Tigers yakinaga na Kepra gusa ubwo nijaga muri iki kiganiro. Iyo bita Tigers RSSB Tigers iri imbere cyane. Twinjiye mu kiganiro bari bamaze gukina bari bamaze gusoza half time. Ariko yagendaga pe yari yiri imbere cyane. Ubwo bivuze ko APR na Inspired bataratangira se. APR na Inspired bagomba gutangira sangaye. Bagombaga gutangira saa 2 n'igice. Saa 2 n'igice byanga bikunda bagomba gutangira. Okay. Ubwo nuko bihagaze ku buryo burambure tuzabigarukaho ku munsi w'ejo angaba aramuzita. Atararangira ku mugabane wa Afrika ni Ange One Boni wamaze kuvuga ati rwose ngewe icyerekezo cyanjye kampuye. Tigers yasuje yayiteye rwose yateke pra 85 kuri 62. Okay. Witwa Ange Bon avuga ati rwose ngewe ndajya muri Cote d'Ivoire. Ariko ni bya bindi ngemba mo nari babakinnyi uyo kontu ukabona gutyo umuntu abonye itike y'igikombe cya Afrika na gucyisi buri mukesha uruhishije. Aho nabuzukuru benshi. Reka nkubaza ikibazo kimwe. Abona abana benshi. Boni yakina mu kihe gihugu? Mavubi. Oya ndi kuvuga igihugu cye yakina muri uyo mwanya. Mwataka. Wakanga mushyire nko ku myanya mutonde. Oya buretse gato. Aho ngaho akinaho ubwaho yicaza umufaransa mwene wawe. Oya. Aha. Uwo nguwo aticaza aho we arakina mu Faransa. Iriga abafaransa barabagira bataka bake. Mbakubarire. Babari. Abafaransa bafite Koromani. Yego. Abafaransa bafite Kylian Mbappé. Yego. Abafaransa bafite Dembele. Yego. Abafaransa bafite Thuram. Yego. Abo si babaye bane. Abo se n'abakinnyi wakenera mbere yuko utekereza ne. Naramwicaza. Nyine Thuram yicaza uyu. Nibyo niri kukubwira nyine. None unazajya gutekereza kuzakina. Kandi reka batakuvuze guhinduka. Kuramo Ousmane Dembele barababaye batata sigara ari wa kane. Kwe cyumukuramo. Dembele azakina uruhande. Nose bose bazakina. Oya, none se Dembele mu ikipe ya Paris Saint-Germain akina kangahe? Akina ku 9 ariko mu ikipe bazakina ku ruhande. Ufite Mbappé. Ukajya Dembele. Ukajya Noza Barikora. Ukajya Desire Do. Wahamagara undi mukinnyi. Nyine nge nafata ukagira Marcus Thuram umungu wawe no abo bantu bose arabaruta buretse abo bantu bose bona arabaruta none zuga iki kibuga zakijyamo rya no kwisha muri kaburimbo se cyane rwose ukagenda ukaryama ngo ntibambona Chelsea yibeshye cyane hari ukuntu ngo kera ngo bantu baba no kuzana na Reniero hari ukuntu Akia Benjamin bamuritse akagenda bakoze amakosa kwa defenseur babo bose udakuyemo numwe uretse Saliba bose barababeye abyihorere ese witwa Konate nubwo abahoberana nugira ngo ntabari gukina ese abagiye guhagingana mu kibuga witwa Konate yahobeye umuntu kuri Manchester City iri ari penalty uriya ninde wamucitse akamukurura uriya n'umwana reka nkubwire uriya n'umwana wahazaza y'ikipe y'igihugu cy'u Bufaransa nibibeshya akamurekura
zakoze ikosa rikomeye cyane. ikipe ya Chelsea ahantu umupira wa Afrika ugeze, igikombe cya Afrika ejo barakibonye, abantu bo muri Afrika bo biburaye barahumutse babonye ko amakipe yo muri Afrika mu myaka itanu niyo araza kuba ayoboye isi. Kuva igikombe cy'isi cyakinwa ikipe y'igihugu ya Maroc ibiri kuri 12 11 ejo bundi no yabaye ya 10. Akira uzi amakipe y'ibihugu 10 yabaye ya 10 Maroc ubu ngubu biri ku mwanya wa 8 ahubwo ni 8. Uzi amakipe 11 ni Senegal, amakipe y'ibihugu ku isi ibihugu 190 ukabura uwa 8. igikombe cy'isi ntikigiye kujyamo. ubwo uzi amakipe y'ibihugu akomeye ku mugabane w'Uburayi bari inyuma yayo. igikombe cy'isi ntikijemo, dufite nk'amakipe ntituzajya dufite mu 10 zacu. Ntago mbizi ko Kongo nagirabo nitabo n'itike tuzadufite mu 9. ukuremo Cape Verde. Yego sibyo Cape Verde kandi ariyo ngomba gushiramo cyane. ukuremo Cape Verde niyo nshiramo mbere y'umunani nziza. uzambwira ahantu uzagarukira bya bya kera ngo urabona ngo ikipe y'u Afrika ngo yagana byo gukina igikombe cy'isi gusa izagerayo izasunika. Bano byo gukina igikombe cy'isi gusa bagenda cyane. Yakoze mu gikombe mu gikombe cy'isi bameze nk'abagenda kuri kaburimbo babagenda cyane ahanyerera rwose bashunguka. ikipe ya Chelsea hari ukuntu ngo umuntu yabaga yaragiye ngo imvubu ikivanga n'inka ngo ari nka nijoro atabibonye kagira gutya agafata inkona akajya gukubita oya nyine kumwe ajya kugarura akajya gukebura yego akajya gukebura. Chelsea yagiye gukebura ikipe ya Leeds irayivugana asanga yinjije imvubu mu nka cyane. Chelsea yinjiza imvubu mu nka ariko ntabwo byabaye bibi cyane, byabaye 2-2 biba 2-2 birangira nyine itakaje. Nibyo Manchester United nayo yanje kugushesha umuntu wo gacwawe nkungu wawe witwa Frank biragenda gute bizagorana ko imikino 5 mani yanze Tottenham niyo yahagamye umuntu, West Ham niyo yahagamye umuntu. Ni yihe yindi igipfa kutsinda imikino 5 mu Bwongereza uretse Man City yabitumenyereje. Ni Man City ijya agira gukika amatika bikora na Arsenal muri iyi minsi. Izindi zo rwose wapi rwose biragoye cyane. Umuntu sinzi nimba ziyogoshesha vuba. Ni mu gihe ubwo ikipe Newcastle yaje gutsinda Tottenham binaviramo umutoza wawe kugira gutya aragenda Thomas Frank. Ariko nanone ikipe ya Everton yatsinzwe na Bournemouth kuri umugoroba. Rero ikipe ya Aston Villa igiye gukina na Brighton, Crystal Palace ikina na Burnley, Tottenham ikina na Southampton, Manchester City ikina na Fulham. Ubwo hose ni ku isaha 3 n'igice. Urumva ni mu gihe ku isaha 4:15 ikipe ya Sunderland irakira ikipe ya Liverpool. Ubwo nakubwiye ko Manchester City irakina na Fulham, Brentford ikina na Arsenal. Ahubwo ni ku munsi w'ejo ku isaha 4. Wakoze cyane Kira Benjamin. Wakoze cyane. Urangwa akaryoshye ni gahora mwitama ariko nanone ubwo bihangana ubwo ngubwo tuzagaruka ku munsi w'ejo amasaha ngaya. Yakoze cyane Beni twabanye kuhanga bw'ibyuma ariko namwe mwadukurikiye muri abingenzi cyane. Imana ikomeze ibarinde, tuzasubire ku munsi w'ejo amasaha ngaya. Ciao ciao.